Yes, reka nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje namugubwa neza cyane inshuti bakunzi ba Alpha TVN Rwanda. Nizere ko ho muri hose mumeze neza cyane abari mu ntara y'amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba hamwe n'umujyi wa Kigali mu Rwanda hose ndabasuhuje. Reka nizere ko abari hanze y'u Rwanda ibwota amasimbi naho rutererwa inkingi mwese mukomeje kubana natwe abari ku mugoroba bari mu rukerera ndetse kandi n'abari ku manywa mwese mbabwire ngo karibu kuri Alpha TVN Rwanda mu busobanuro bw'amazina gendi Alpha niyibigira amazina yawe yose turayanyuramo ubundi tubwire uti amazina yanjye nayangaya muzayanshakire kugira ngo byeneza cyane ariko nawe niba uri mushya kuri iyi channel yacu Alpha TVN Rwanda wibuka gukora subscribe ubundi bigeneza cyane unakore na share na comment bijene neza 5 kuri 5. Reka kandi nkubwire yuko tugiye kubana muri rusange n'abafatanya ibikorwa bacu batandukanye abantu batwandikiye ku munsi wejo bifuza kugira ngo bamenye amazina yabo tuyasobanure neza abo ndabashimira cyane abantu bose bagiye batubwira ngo amazina arimo bitwa ba Milabere batubwiye dusobanure Jeannette abatubwiye dusobanure Loria Louange ndetse na Mika Laxi abo bose twabigiyemo neza kandi biri ku murongo neza ni nayo mpamvu ngarutse mbabwira ngo nicyo kituzanye nta kindi mu busobanuro bw'amazina ushaka kuzumva izina ryawe tutarivuzemo tuye dufata amazina make make kugira ngo ibintu bigende neza kugira ngo byose bijye ku murongo muri rusange rero naguteguriye amazina nihuta kugira ngo bigende neza cyane ntabarambira kambabwire ko turera ku izina ryitwa Milabere ni izina twabajijwe n'umukunzi wacu ku munsi wejo muri comment akaba rero Milabere numva ko navuze Mila ni izina ni mana i na la ndende na a kwakukizaho bele numva ko na amazina ari mu bika bibiri ndaza kugenda mbikora neza ariko mu buryo runaka Milabere hari Milabere na Mirabere hari Mirabere na Milabere ngiye kweraho yifite la ndende Milabere noneho nze gusoreza kwitwa Mirabere ifite rangufiya Milabere rero iyi ngiyi imana i na la ndende ngo bele bivuga ngo beautiful girl cyangwa se she's a beautiful girl twavuga ko n'umukobwa mwiza cyane cyangwa se umukobwa wujuje byose byangwa byose ndetse n'umukobwa wagiriwe ubuntu ubundi bakunda kuba mu idini ry'abayahudi muri Israel cyane cyane bakunda kuba bari aho ngaho ni kurimi rw'Uruslavic rwahariya nyine muri Israel cyane mu bayahudi niko babivuga ariko iyo bakubwira ngo Milabere wumve ko hari na Mirabere nonoro ni izina riva mu Kilatine ubwo wanditse sinzi niba afite ari Mila mana inala ndandende cyangwa se mana inara ngufi nagerageje kubikora byo kugira ngo byorohere umuntu kugira ngo byumvikane nababwiye ko iyi Milabere ifite landende ni iyi Mila nyine Milabere yo bivuga umukobwa mwiza cyangwa se ujuje ibyangombwa byose naho rero ako ngabambabwira ko rituruka mu rurimi rw'Ikiyahudi cyane ururimi cyase mu idini y'abayahudi ariko bakoresha ururimi rw'Islavic nyamara ariko ya Mirabere ndavuga mana inara ngufiya na a akaba rero naryo ari izina rituruka mu rurimi rw'Ikilatine akaba rero ari ijambo rituruka ku cyo bise mirabilis nicyo cyari nabita gute ni ururimi rw'Ulatine byagaragara ho ngaho byagaragazaga ko nyine ari urenze cyangwa utangaje benshi akavuga ati Mirabere ubundi numwe mu bantu bari imoto abantu batapfaga cyane mu Bufaransa niko babita ariko ubundi ni kimwe mu bigaragaza ko nyine ari ikintu cyiza kidasanzwe cyane rwose ni Mirabere nuko rero tugende n'ahandi twerekeze ku izina ndebe neza yatubwiye ngo Jeannette bisobanura God is gracious cyangwa se imana ihebuje imana irahebuje akaba rero ari izina riva mu rurimi rw'Igiheburayo ndetse n'Igifaransa kwa rero ari izina rivuga ngo imana irahebuje like God is gracious numva rero nuko bimeze byose biri mu buryo bwiza cyane yongera tuvuga ati mu ndebere yitwa Lola wati sinzi nabonye yaba yatubwiye Loria
aha yatubwiye Loria Loria Luanje nibyo. Ndahera kuri Loria, gusa Loria mu kilatini bavuga ko ari Lorel tree cyangwa se igiti cya Lorere, ariko Loria ni izina ry'abagore bundi riba rigaragaza ko nyine ari ikintu kisa nkaho nyine ari ikireke gikwiriye hose gihereye mu mizi, ariko ubundi abalatini bavuga ngo Loras. Ariko kugenekereza neza uraza gusanga Loria ahangaho bavuga yuko ari guhimbaza Imana, ni ijambo rivuga guhimbaza Imana, ko rero ari inkomoko y'ikibaske. Ubwo rero Loria ni uguhimbaza Imana, ko rero ari ibintu byiza cyane. Ubwo rero ni byiza cyane. Tujye ku izina bise Luanje. Luanje birafatanye byose, bundi mu Barundi Luanje bayita umunyagikundiro, cyangwa se akaba ari izina ry'ishimwe cyangwa ryo nishimwe bundi ry'igikundiro, cyangwa se bamwe bavuga ko Luanje ari praise, ari gushimisha cyangwa se guhimbaza, ariko bundi mu izina risanzwe Luanje is a person worth of all love. Urumva ni izina ry'agaciro, ikintu cy'agaciro cyangwa se ry'urukundo. Nuko rero bara neza cyane. Twihuta cyane twerekeze ku izina bita Mika. Mika naryo ni izina riri mu rurimi rw'ikilatine, rikaba rero riboneka cyane mu bihugu nk'abo muri Hongiriya, Ubuyapani, Hawaii, Abaheburayo muri Czech Republic n'ahandi hatandukanye. Gusa iyi Mika isobanura fragrance cyangwa se who resembles God, ninde wahiriwe n'Imana, cyangwa se turi kumwe nayo, cyangwa se mbese umva ni izina risobanura ibintu byinshi bijyana n'iby'Imana cyane. Niyo bayita Mika, izina ryiza cyane, ariko naryo ni izina ushaka kwita umuhungu cyangwa umukobwa, biroroshye cyane, ntago ari ibintu birebire cyane. Tuye ku izina rindi, ni izina bita Laxi bivuga umuntu ushashagirana cyangwa se ukeye, umuntu ubusa neza cyane, niwo bita Laxi. Uwo muntu rwose n'abalatine bagiye babivuga cyane cyane, akomera kuba ari n'umuhungu. Twihute ku mazina yandi naguteguriye, ni amazina arimo ururimi rw'Igiheburayo. Ni izina Aroni. Barundi ndabasuje mwese, bivuga lightened cyangwa se lightened, ni kuvuga ngo ni nkaho ushashagirana. Aroni bivuga ushashagirana. Izina rya Alexander, ubwo Aroni ni mu Giheburayo. Mu gihe kandi mu Kigiriki dufite Alexandre bivuga urinda abantu, wita ku bantu, defender of men. Hakaza ubundi irindi zina Andrew cyangwa se Andrea, mu Kigiriki bundi bivuga umunyembaraga, strong man cyangwa se courageous, uhorana umwete. Hakazina ryitwa Antoine, ni rumi rw'igifaransa Antoine, ko Anthony bundi barisanga mu rurimi cyane rw'ikilatine, bakaba bamwita priceless cyangwa se utagira igiciro, udashobora gucirikanya n'umuntu nyine wagahebuzo n'itagira igiciro. Hakaza Austin mu kilatine, ba Austin ndabasuje, ni abantu bari majestic dignity, ni abantu badasanzwe, bakora ibintu bidasanzwe udashaka ko n'abandi bantu bajya n'aba magician, ariko ubundi nuko bameze. Haza witwa Dawidi, ni mu Giheburayo bamwita umukundwa, beloved man, ni umukundwa. Akaba rero akaza Edward bisobanura wellness guardian cyangwa se uwita ku butunzi bwe. Ubwo urumva ko niko bimeze, ni izina riri mu Cyongereza nyine. Hakaza Elliot, mama Elio, abandi baza abantu ba Elio, ni ururimi rwakuye mu rurimi, ni izina bakuye mu rurimi rw'Igiheburayo, bivuga ngo mu Gifaransa n'abako mu Cyongereza bivuga ngo Lord is my God, umwami Imana yanjye, nibyo umwami Imana yanjye. Hakaza izina Ezra mu Giheburayo niho riri, ariko ubundi mu Cyongereza bivuga bisobanuye neza helper, umufasha. Ezra ni umuntu ufasha bagenza cyangwa se ufasha. Hakaza Felix ri mu rurimi rw'ikilatine. Felix bisobanura mu buryo babyumva neza cyane, bivuga happy, kwishima cyangwa fortunate cyangwa se gusa neza bw'umuntu utunganye. Hazina ryita Gabriel ni izina riri mu Giheburayo, ubundi bavuga ko ari devoted
to God, devoted to God cyangwa se kuramya Imana. Gabriel no kuramya Imana, abana bakavuga ngo ni is a hero of God, cyangwa se ni intwari y'Imana, cyangwa se ni God is my strength, ati Imana ni yo mbaraga zanjye. Iyo ni Gabriel bavugaga cyane. Hari izina bita Iyani. Iyani murabizi ko n'umwana wa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yitwa Iyani Kagame. Iyani bisobanura iki? Ni ururimi ruturuka mu Giscottish cyangwa se Kinya Scotland, ururimi rwariya mu Busuwisi no muri Scotland, mbabarire mu cyane mu cyo by'amajyaruguru y'Ubwongereza gutyo. Iyani bivuga God is a gracious, Imana ihebuje. Naho Isaac ni izina riva mu Giheburayo rivuga ngo he will laugh, azishima, azaseka. Urumva cyo bisobanuye. Akazina bita Izayi naryo Isaiah cyangwa Izayi cyangwa Yasi ni izina riva mu Giheburayo rivuga salvation of the Lord, agakiza k'umwami Imana. Nuko mu gihe kandi hari Jonathan ni izina ryo riri mu Giheburayo rivuga God gives, Imana iratanga. Urumva hakaza irindi zina nabonye ntago natetse ko nabaryita cyane, nabyumve muri Uganda bitwa ba Josia ni izina nabonye bitwaga Bakonjo cyangwa Abagande ndetse n'abandi batandukanye b'Abanyoro n'abandi n'Abatoro. Yitwa Josia biva mu Giheburayo bivuga fire of the Lord, umuriro w'umwami Imana. Umva haza Lucas. Josia kuva mu Giheburayo. Lucas naryo riva mu rurimi rw'Ikilatini. Lucas cyase ba Lucas murabazi bivuga ngo light and giving, cyangwa se umucyo, cyangwa se ibitanga umucyo, sibyo? Icyo umucyo utanga gutyo ni bimwe byose. Manyusi murabazi, Manyusi mu Kilatini biravuga utangaje, greatest, utangaje. Hakaza Matayo, Matthew mu Giheburayo niho ryaturutse bivuga a gift from God, impano iva ku Mana. Hakaza Natani kabari mu Baheburayo bivuga he gave, cyangwa se uwahawe, wagabiwe. Urumva he gave cyane he given n'uwahawe, ahubwo he gave uwatanze. Cyose ko n'ikimwe biba mu ijambo ryo gutanga, guhabwa, gutanga, the same. Nathan. None hakaza Oswald ni izina riri mu Cyongereza rivuga divine power, imbaraga mvajuru. Urumva Oswald ni imbaraga mvajuru. Hakaza Robert riva mu rurimi, ariko Oswald riva mu Cyongereza, Robert riva mu Kidage, Kijamani akaba bavuga ni bright fame. Urumva ni umuntu ubutangaje cyane kandi mwiza. Hakaza na Zakariya izina ry'Igiheburayo naryo rivuga remembered by God, uwibutswe n'Imana. Zakariya uwibutswe n'Imana. Hakaza Abigail, tugeze mu mazina y'abakobwa. Hakaza Abigail riva mu rurimi rw'Igiheburayo. Abigail akaba ari bisobanuye the father's joy, the father's joy, cyangwa ibyishimo by'umubyeyi, nuko bimeze. Hakaza Jasmine mu rurimi rw'Icyarabu, akaba rero Jasmine bisobanura flowering olive. Urumva cyangwa a form of flowering olive, cyangwa se igisa ni n'ururabo rw'igiti cy'umwelayo. Ubundi aba Persian cyangwa se Abaperesi nibajya bakoresha iri jambo, niho bakuye Jasmine muri ubwo buryo, ariko mu Persian bisobanuye ko ngo ari intuza, a form of flowering olive, cyangwa se ni ubwoko bw'ururabo rwa elayo. Jessica mu Baheburayo bavuga ko ari wealthy one, umutunzi. Jessica ni umutunzi. Valentina mu Kilatini bavuga ko ari good health, ufite ubuzima cyangwa buzira umuze. Erika ubundi ni ururimi rw'Iskandinavia rivuga ngo ever powerful. Urumva uhorana imbaraga. Honorable, umunyacyubahiro. Numva ko ni Erika ishobora kuvuga uhorana imbaraga cyangwa se umunyacyubahiro, the same, ni bimwe. Louise mu nizina ryo Kidage cyo hambere bajyaga bita abana babo Abadage, ryavugaga warrior maiden, cyangwa se indwanyi ikomeye,
urumva byabaga ari ibintu bikomeye. Hakaza Genevieve, ba Genevieve ndabasubuje, ni Kiwelsh, ni kirimi cy'Kiwelsh, ubwo kikaba ari ibyo bise white wave. White wave ngira ngo mujye mubona iriya iriya zirankubi iriya miraba, ni umuraba udasanzwe nyine ugaragara buri muntu wese uri mu nyanja, bita Genevieve. Mu gihe kandi Olivia tugezeho, Olivia ni izina ry'ikilatini naryo riva ku giti cya olive, cya giti cy'umwelayo, ariko bundi mu Bafaransa bo hambere bajyaga bita umwana wabo Oliva cyangwa Olivia, bagende ku gusobanura ngo amahoro, peace, amahoro. Mu gihe abitwa ba Josephine nabo ni izina rituruka mu gihe burayo, rivuga hishali adi, urumva azongera cyangwa azongererwa, nuko bimeze, cyangwa she will added, nuko nguko azongererwa nibyo. Gabriel naryo riri mu rurimi rw'igihe burayo, bivuga God is my strength, cyangwa se Uwiteka Imana niwe mbaraga zanjye, muri ba Gabriel akaba ari igihe burayo. Mu gihe kandi Natalia ari ururimi rw'ikilatini, bivuga child born at Christmas, umwana wavutse kuri Noheli, akaba ari Natalia. Liliane ni ururimi narwo rw'ikilatini, rukaba rusobanuye form of the lily, na yoze lili nyine nakantu bavuga ko ari akantu gasa neza gashimisha abantu bakabonye, bavuga rero asa n'akantu kanezeza abantu. Isabella ni ururimi rw'icyesipanyolo, ururimi rw'icyesipanyolo kuvuga consecrated to God, urumva consecrated to God, cyangwa se nabakomoka ku Mana, sibyo? Nuko bimeze, consecrated to God, urumva nabakomoka ku Mana uko. Elise ni ururimi rw'ikidage, bivuga noble, nyine ukwiye ushimirwa, cyangwa se mu gihe burayi bakavuga ko ari God's oath, Imana ihebuje nyine uko twabyita gutyo. Juliet cyangwa se Juliette bivuga useful, uwo twakwita nk'urubyiruko nyine, nyine ufite urubyiruko cyangwa se umwari, nuko uyu ari umukobwa. Ingrid ni ikintu ururimi rw'Iskandinavia narwo ruvuga hero's daughter, umukobwa uba ari intwari ihebuje. Mu gihe andi mazina harimo Victoria mu kilatini avuga ko ari uhora atsinda, ari victory woman. Mu gihe kandi Ariel mu gihe burayo bivuga lion of God, ba Ariel ndabumva ni intare y'Imana nyine, uba nyine urwanira Imana. Lydia mu kigiriki, n'ururimi rw'ikigiriki ariko bivuga a woman from Persia, urumva umugore waturukaga mu Baperesi, ariko bikaba bivuga ngo she's a beautiful woman, ni umugore mwiza cyane. Violet uyu nguyu ni ururimi rw'ikilatini bivuga ry'abara rya papo ubwo ni kigina, yego nuko nguko ntibeshyeho gatoya, kigina ni roza sindamenya kubitandukanya, ariko hagati y'ibyo ngibyo byombi. Phoebe hari ni ururimi rw'ikigiriki bivuga brilliant, cyangwa se utunganye, uri brilliant nyine usa neza. Hakaza Kelly bitwa Kelly bivuga ko ni ururimi rw'ikiilishe rw'urunyedini, ariko bivuga indwanyi warrior. Hakaza Aurora mu kilatine bivuga zahabu, mu kigiriki bikavuga ikigirwamana gitangaje, goddess of the down, goddess of the down. Nuko Rebecca ni ururimi rw'igiheburayo bivuga tutai, cyangwa se hejuru gigize aho gifata nyine, gifite aho gifashe, cyangwa se bakavuga ufite uburanga budasanzwe, enchantingly beautiful, urumva ufite uburanga budasanzwe. Valeria mu kilatini bivuga strong, mu cyongereza strong, umunyembaraga. Viviane cyangwa se Viviane bikavuga living, uriho, cyangwa se livre, ubaho, nuko. Felicita cyangwa se Felicity bivuga uwishimye, happy or fortunate, uwishimye unezerewe, nibyo. Penelope mu kigiriki bisobanuye Bobin Weaver, urumva
ni ukuvuga ngo nudakangwa n'ibihe ntabwo basanzwe. Sophia mu kigiriki bisobanura wisdom, ubwami. Fiona mu rurimi rw'icyongereza rwo hambere babyitiraga ko Fiona rwabaga ari ibara ry'umweru umweru ukeye. Daphne mu kigiriki bundi bavuga ari laurel tree cyangwa se cya giti cya Lola. Nuko bimeze. So ngibyo ngubwo rero cyo twakunze ba Alpha TV Rwanda, amazina yacu tuyagarukije aho ngaho, mukomereza aho ngaho ubundi mbiye mutubwira ubusobanuro bw'amazina, ntuzajya ucikwa n'ibigano byacu, uzajya ubuhombye byinshi kuko tugutegura byinshi kandi byiza muri rusange. Na Alpha nibigira hamwe nabo muri MU Insurance, hamwe nabo muri Liz Shop, hamwe nabo muri Fish Shop, tutibagiye kandi n'abafite ikibanza cyiza cyane ari mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu kagari ka Nyabugogo kuri miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Ndaje mbere kuko bihagaze byose. Muhanzi Musabyimana Donate nawe turi kumwe nawe muri gahunda n'abandi batandukanye bose, mukomeze mugire ibihe byiza. Muraho, nitwa Nigena Josiane, nkaba nkorera company yitwa MU Insurance ishami rya Nyabugogo. Product dutanga harimo motor insurance, harimo fire insurance, general accident insurance, engineering insurance, Bama bonds, marine insurance, money insurance, travel insurance, aviation insurance n'izindi. Twabashishikarizaga rero kutugana, dutanga serivisi nziza. Tukaba twari mu kimbere ya Beka mu etaje y'uwitwa Jacobo, etaje ifatanye na station SP. Ikaze rero, ni karibu. MU Insurance ni ya kera, imaze igihe iri gukora cyane kuko yahinduye izina. Mbere yitwaga Phoenix Insurance, ubu ngubu yitwa MU Insurance. Ikaze bakiriya beza, murakoze. Ukeneye ikibanza cyiza, ukeneye inzu yo guturamo ifite igipangu gifite parcelle na annex z'agatangaza, tugana iwacu mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo. Tufite inzu nziza ifite douche na toilette zirenze imwe mu nzu, ndetse kandi na parcelle yagutse irimo inzu zikodeshwa imbere mu gipangu nziza. Niba wifuza aho gutura heza witegeye ubwiza bwa Nyarugenge n'imisozi ya Gasabo, Kamonyi na Rulindo, bizafasha umuryango wawe kubaho unezerewe cyane. Twitegeye hafi nka Norvège Karama, heza hayobotswe na benshi kuko niho dutuye. Ni amafaranga make cyane, miliyoni 60 gusa z'amanyarwanda, nicyo giciro kihabereye. Erega keza karigura mugenzi wanjye. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788820481 maze tugutembereza ubwiza bwaho. Icyubahiro cyawe naho tuzi umuryango wawe. Liz Shop, iduka ry'icyerekezo ku bakene ibyo kurya by'amoko yose. Turaranguza tukanacuruza detaye, tubafitiye ibyo kurya by'amoko yose. Umuceri mwiza uyu wahogoje abawuguriye iwacu, isukari nziza, ifu ya kawunga yayindi ryohera uwayikoresheje. Tubafitiye ubugari mwakunze bwo ku buhanda ahazwi nk'igitwe, amakaro na buka, amavuta aryohesha indyo, sauce tomate ya salisa n'ibindi mwakenera hano iwacu. Umwihariko wacu kandi nuko tubafitiye amafu y'ubwoko bwose ndetse n'amafu avangiye hamwe kandi atunganyije neza. Tubafitiye ibyo kunywa, amata meza ndetse n'amazi by'uruganda rw'Inyange. Urahasanga ibikoresho by'isuku, Kotex ku badamu n'abakobwa, Pampers ku bana, papier hygienique ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku utasanga ahandi. Dukorera mu isantere ya Ruyenzi ku cyapa cya mbere cya taxi z'imodoka z'igihara ku nyubako nshihari. Iwacu hariranga. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788888713 cyangwa se uduhamagare kuri 0730343894 tubikugezeho mu kanya nk'ako guhumbya. Liz Shop, ibiciro byacu binogeye abatugana bose. Umuhuza Show, icyitegererezo ku bakeneye ubuzima bwiza. Dutanga serivisi zitandukanye zakubakira ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Twigisha abatugana kuvanga amarangi y'amoko
yose ndetse no kuyasiga. Tubafitiye sonorisation zifashishwa mu birori bitandukanye, yaba mu bukwe, amaniversaire ndetse n'ibindi byose. Abakeneye imyambaro y'ibirori, imyambaro y'abageni ndetse n'ababagaragiye bose, abifuza imyambaro isanzwe ya buri munsi, dufotora amafoto y'ubwoko bwose, dufite fotokopiyezi ifotora impapuro z'amoko yose. Tubafite abatekinisiye bifashishwa mu gusana inzu zangijwe na imidite, aba kandi n'inararibonye mu gusiga amarangi inzu zanyu zigashashagirana by'agahebuzo. Turangira abakozi bakeneye imirimo, twanarangira abakozi ababifuza. Tubafite abakora akazi k'ubuzamu, abakora mu busitani, abashoferi ndetse n'abandi bifuzwa mu buzima bwa buri munsi. Kubifuza amazu rero, ibibanza ndetse namwe mwifuza imodoka, abifuza kuzigura, abifuza kuzigurisha ndetse no kuzikodesha, mutugane nitwe baranga bahebuje abatugana bose. Akarusho kandi, abafite indwara zabazengereje, indwara zirimo amibe ndetse n'izindi zitandukanye, tubaha imiti mugakira mu kanya nk'ako guhumbya. Abafite ibibazo byo kutanoza amabanga y'abashakanye, mutugane tubaho umuti ubakiza ibyo bibazo byose byabasenyera ingo. Duherereye Kicukiro hafi ya gare ya Nyanza, hafi y'ikibuga bigishirizaho imodoka. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788 47 29 cyangwa se 0788 33 51 57. Tukurangira aho dukorera. Umuhuza Shop, igisubizo cy'ubuzima kuri buri wese. Yes, tubaha ikaze kuri Alpha TVN Rwanda. Turabana n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo MUA Insurance, ishami rya Nyabugogo, akaba rero batanga ubwishingizi bwose ku binyabiziga. Ibaherereye Nyabugogo imbere ya banki ya Kigali, bakaba rero wabahamagara kuri telefoni igendanwa hariyo 0780453308. Turaza kubana kandi na Lily's Shop, ni iduka ricuruza ibiribwa, bakaba bacuruza detaye, bakanaranguza ku giciro kinogeye buri wese. Baherereye mu murenge wa Runda ku Ruyenzi mu isantere. Bahamagare kuri telefoni igendanwa 0788 48 cyangwa se 0730943894. Turaza kandi kuba turi kumwe n'umuhanzi Musabyimana Donati, ni nayo mazina asanzwe akoresha kuri YouTube channel ye. Urasanga indirimbo zinyuranye, indirimbo zinyura imitima, zikanaruhura intekerezo zinaniwe. Ibuka gukora subscribe, koresha ya ndetse na comment. Ni ingenzi kuri we, cyangwa se umuhamagara kuri 0788 41 Umuhuza Show, icyitegererezo ku bakeneye ubuzima bwiza. Dutanga serivisi zitandukanye zakubakira ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Twigisha abatugana kuvanga amarangi y'amoko yose ndetse no kuyasiga. Tubafitiye sonorisation zifashishwa mu birori bitandukanye, yaba mu bukwe, amaniversaire ndetse n'ibindi byose. Abakeneye imyambaro y'ibirori, imyambaro y'abageni ndetse n'ababagaragiye bose, abifuza imyambaro isanzwe ya buri munsi, dufotora amafoto y'ubwoko bwose, dufite fotokopiyezi ifotora impapuro z'amoko yose. Tubafite abatekinisiye bifashishwa mu gusana inzu zangijwe na imidite, aba kandi n'inararibonye mu gusiga amarangi inzu zanyu zigashashagirana by'agahebuzo. Turangira abakozi bakeneye imirimo, twanarangira abakozi ababifuza. Tubafite abakora akazi k'ubuzamu, abakora mu busitani, abashoferi ndetse n'abandi bifuzwa mu buzima bwa buri munsi. Kubifuza amazu rero, ibibanza ndetse namwe mwifuza imodoka, abifuza kuzigura, abifuza kuzigurisha ndetse no kuzikodesha, mutugane nitwe baranga bahebuje abatugana bose. Akarusho kandi, abafite indwara zabazengereje, indwara zirimo amibe ndetse n'izindi zitandukanye, tubaha imiti mugakira mu kanya nk'ako guhumbya. Abafite ibibazo byo kutanoza amabanga y'abashakanye, mutugane tubaho umuti ubakiza ibyo bibazo byose byabasenyera ingo. Duherereye Kicukiro hafi ya gare ya Nyanza, hafi y'ikibuga bigishirizaho imodoka. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788
47 27 cyangwa se 0788 33 51 57 tukurangira aho dukorera. Umuhuza Shop, igisubizo cy'ubuzima kuri buri wese. Yes, Fisi Shop ni iduka rikomeje kuba ubukombe mu ngo zacu. Babafitiye amasorori meza y'ubwoko bwose, amasahani, amateremusi y'icyuma na plastike. Babafite kandi amakanya, amasafuriya ya yandi mukunda. Babafitiye keto zo gutekamo icyayi wibereye muri sari wawe. Babafite amapanu yo gutunganyirizaho umureti ndetse n'ibindi biryohera abasirimu. Babafitiye blender zo gukora umutobe. Babafitiye blender zikora ji zitunganwa iwacu. Babafitiye amaplato meza, amatasi, plota manje zidutwaza ibyo kurya mu ngendo zitandukanye. Babafitiye kandi ibirahure byo kunyweramo. Babafitiye ndetse na amatasi. Babafitiye amabase n'indobo nziza bidapfa kumeneka ubusa. Muri Fisi Shop babafitiye udupaniye twifashishwa mu buryo bwose. Bakagira utu etajeri tubika ibintu neza. Isafuriya nini nziza zizwi nka muvero zirahari. Babafitiye imikeka n'ibindi wifuza byose wabisanga ariya muri Fisi Shop. Abacuruzi bakeneye ibicuruzwa mugende murangure muri Fisi Shop ku giciro cyaho kiri hasi cyane. Abakeneye ibishingiranwa amajyambere mugiye kurushinga mu ugurire muri Fisi Shop, bizabafasha kuko ibiciro biri hasi cyane. Abifuza guhindura ibikoni byabo cyangwa se gushimwa n'ababagendereye mu ngo zabo mu gihe bari ku meza, mugane Fisi Shop kuko nibo gisubizo cyanyu mwebwe ubwanyu ndetse nanjye ndimo. Bararanguza bakanacuruza kuri detail muri Fisi Shop. Rero nta handi ni muri Fisi Shop babaye ubukombe. Bakorera Nyabugogo ku muhanda uzamuka werekeza ku mutelemuko mu etage izwi nko kwa Materne, muri floor ya mbere mu ruhande rureba kwibagiro ahateganye n'isoko ryubakiwe abazunguzayi hejuru yahacururizwa amashuka. Bahamagare kuri telefoni igendanwa ariyo 0788 63 babikugezeho mu kanya nk'ako guhumbya muri rusange. Fisi Shop rero baje ari igisubizo ku bantu bose babagana. Ukeneye ikibanza cyiza, ukeneye inzu yo guturamo ifite igipangu gifite parcelle na annex z'agatangaza, tugana iwacu mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo. Tubafite inzu nziza ifite douche na toilette zirenze imwe mu nzu ndetse kandi na parcelle yagutse irimo inzu zikodeshwa imbere mu gipangu nziza. Niba wifuza aho gutura heza witegeye ubwiza bwa Nyarugenge n'imisozi ya Gasabo, Kamonyi na Rulindo, bizafasha umuryango wawe kubaho unezerewe cyane. Twitegeye hafi nka Norvège Karama, heza hayobotswe na benshi kuko niho dutuye. Ni amafaranga make cyane, miliyoni 60 gusa z'amanyarwanda, nicyo giciro kihabereye. Erega keza karigura mugenzi wanjye. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788 maze tugutembereze ubwiza bwaho. Icyubahiro cyawe naho tuzi umuryango wawe. Nawe watugana tukakwamamariza kuri Alpha TVN Rwanda. Waduhamagara kuri 0788 95 789 kuko turi umunara w'ibisubizo ku bashoramari bose batugannye.